Rwanda FDA yafunze inganda 8 zenga inzoga ndetse inazambura uburenganzira bwo gukora. Inganda zafunzwe ni Inguvu Gin Limited. Nababwiye imibare y'abamaze gupfa 50, nari nibagiye kubabwira. Hahumye abantu 100. Dufite abantu ngira ngo bageze 20 b'abana bato bari kuri diareze uyu munsi kubera ibyuma. Ibintu by'iko zara ibyuma nivuga nizanzwe zirimo cya kintu bahagaritse uyu munsi babyita efano nyinshi ku buryo iby'iko zitagikora. Umwana muto ubundi bwaba ari ubwari bw'abantu b'abasaza bananiwe. Noneho niba uyu munsi hari uwapfuye kubera kubinywa hakagira uhuma, ni bangahe basigaye barwaye imyijima uyu munsi bariho bivuza wenda bazapfa ejo n'ejo bundi bapfa gahoro kuko twicara duhumba amaso? Oya, ibyo mbabwira biri muri ibinyobwa bya kinyarwanda ari byo Edouard wazanye ikibazo yavuze byitwa ibigage, inzagwa, imisururu n'ibiki. Ubikora mu buryo bw'umwanda turabifunga, yewe turanabimena. Hari amabwiriza Minaroke yatanzwe ya procedure y'uburyo bigomba gutunganywa. Byumvikane ko nta waciye ikigage, nta waciye urwagwa, nta waciye amasaka cyangwa n'ibindi, ahubwo hashyizweho uburyo ababitunganya ku buryo n'ibiribwa n'ibinyobwa bitagira ingaruka ku bantu. Ndabizi bano bantu zino nganda zafunzwe zifite ba nyirazo bafite ibindi bikorwa, barungutse bihagije, baguze amahoteli, bubatse amapartoma, ariko si hoteli zakoramo nde waramurangije. Nuvuga ngo faze y'ibyuma ije nyuma atari uko ariyo yagize yari ikwiye kugira resistance, kuko metanol nyinshi niyo mu nganda z'ibyuma ziriya zafunzwe. Ariko kuba ko zifite ari iz'abanyembaraga basirimutse bafite amafaranga bakorera ahantu hasukuye n'ibyangombwa, nibo baje nyuma. Kuza nyuma rero kugira ngo nubwo bambwiye ati bidya makuru byinshi n'inzego za leta zagiye zibivugaho, ndasa naho mpera inyuma. Ariko norumaruma amateka ya kino kibazo, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Costa Rica, Ecuador, Fiji, India, Indonesia, Iran, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Libya, Malawi, Malaysia, Mexique, Maroc, Nepal, Nigeria, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Rwanda, Thailand, Turkey, Uganda and Vietnam. Iyi lista z'abari bishyira imbere mu kiganiro. Yego. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza? Ngufitiye amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Ese urabyumva gute abakiriya bawe bagiye basikana kano kantu bakabona menyi yawe ibyo ucuruza cyangwa se ibyo mufitemo? Cyangwa wasohokeye muri coffee shop, restaurant cyangwa hoteli ugasangamo ino QR code iteretse kuri table yawe, ugasikana ukoresheje telefone yawe, niwe guhamagara abaseriveri kandi commande utanze ikabasha kugera aho igomba kujya kandi ukabona ino minota igomba kumara. Urumva natari isi murata? You have a new order. Ni mu masegonda make cyane mbere kwiyakira ku mpande zose z'ibyo umukiriya ashaka bidasabye ko umuseriveri agenda mu gakayi yandika cyangwa ufata ku mpande z'abantu benshi, ndetse order yacu ikaza ifite details zose z'ibyo umukiriya yatanze, urugero nko kumenya ngo se ni kuri table ya kangahe cyangwa se izindi details zindi zigiye zitandukanye. Ako kanya commande yawe igera ku chef agatangira kuyitegura kandi mu buryo bwihuse. Thank you. Fanya agora n'umuwaiter wawe akuzaniye commande kandi iminota mikeya. Ntuziyaze gukoresha Mero Quick ugatanga serivisi nziza kandi iboneye. Nawe ntucikwe n'ikoranabuhanga rya Mero. Nanjye namaze kuryibikaho. Nawe rero waryibikaho ushaka kugira ngo mukorane nabo wahamagara kuri nomero iri munsi ya screen yawe. Urabona ko nanjye nk'agafaranga namaze kubyibikaho muri Murava Coffee.
karibu. nawe sirimuka ukoresha mero kwiki ni mu masegonda make cyane. Twe turi mero. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu. Mwarimu waramutse neza. Mwifurije gutangira icyumweru neza. Urakoze cyane. Meze neza. Nuko icyumweru neza n'ukwezi neza. Kwa munani. Umeze ute se? Sava. Ubundi ngo mu kwa munani ku itariki ya mbere yabaga ari umuganura. Kutanganuje se. Nta masaka wejeje. Amasaka se shaka kandi nabi rwose oya ariko amasaka yacu ni Beka na Ecobank na Equity ari niyo masaka umunsi umuganura ntabwo leta y'u Rwanda yawimuriye kwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani so itariki ya mbere yabaye kwa gatandatu twari tumenyereye ko biba ku itariki ya mbere ngira ngo ibindi ahubwo muze kwibuka mu mbarize rutanga rw'amaboko icyo umuganura bisobanura twigeze kubikoranaho ikiganiro yongera bisubiriremo abantu bacu arabizi cyane taza kumubaza arabizi umeze ute se? Sava. Ni weekend yawe yari imeze gute? Ntubyibuka se ko kwa gatandatu twarakoze dukoranye n'abarimu ba Care for Kids ku bijyanye n'ikoranabuhanga ikiganiro twakinyujijeho abantu barabibonye ejo ku cyumweru nazindukiye Nyandungu nkuko bisanzwe iteka yego nazindukiye Nyandungu mu gasiporo n'akayaga byose ni ahantu heza cyane hamaze gutera n'imbere bashaka no kuzashyiramo ya nzira yo mu kirere ko baraguye bagera hafi y'inganda no munsi ya kaminuza ya Masoro donc hamaze kuba hanini cyane kandi arasurwa cyane n'abayobozi benshi twagiye duhurirayo na ahantu heza cyane ibyo nta nicyo abisimbura kuko nta nenge wahabona ntayo pe ibintu byabo byose bimeze neza ugereranyije cyetse wenda serivisi rimwe na rimwe ariko ibyatsi akayaga utuyira tuzima cyuko amazi yo ni mabi ariko ntabwo anuka kandi nibisanzwe nayo abayavuye mu ngo z'abantu rero ugereranyije ahantu ho kuruhukira ahantu ho kwicara ugatekereza ahantu ho gukora ka siporo uhumeka n'umwuka muzima nari munganira n'umuyobozi waho nawe twahuriye yejo ndamubwira ngo mu byo bagira namubwiye ibintu bibiri icya mbere nuko namubwiraga ko bakabaye bashyiraho abonoma annuelle familiale bagatanga ikarita umuryango buri wese mu muryango igihe ashakiye akagenda barishyuriye rimwe y'umwaka kuko amafaranga ntahoraho icya kabiri nari namubwiye gusimbise mbyibagirwa ariko ndabyibuka ndaza kubyibuka kuzana mutunyamaswa two ni ibintu basanganwe uretse inyoni se hari utundi tunyamaswa duhari ntago turaza ariko bazatuzana utumenyereye abantu hari n'ahantu nabonye hari n'abari bateganyije kubaka ibintu by'iminara ku buryo aho uhagaze waba ureba igishanga cyose ariko gishimishije nuko bashyizemo ahegutse ushobora kugenda noneho ukaharuhukira ureba imisozi ku bundi espace bari bafite yari igishanga gusa urebera hasi na ahantu heza kandi ninkibuka ndaza kukavuga byako umeze neza rero ubwo ngo reka twintangirire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ikiganiro cyagiye kigarukwaho kenshi n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye habanje kumvikana bavuga ku nzoga z'inzagwa ikigage ubushera ubu ngubu twageze ku byuma kandi ibyuma rwose reka tubanze ibyuma ko nibyo biri dangerous kuko ibyo uvuga by'ibigage n'ubushera byatunze abantu benshi imyaka myinshi ariko ibyuma ntago birengeje n'imyaka 10 inganda z'ibyuma zatangiye kuba nyinshi 2018 kuzamura muri cya gihe imipaka y'amajyaruguru y'u Rwanda yari ifunze urumva ibintu bitamaze imyaka 8 rero bakaba bafunze inganda 8 ni kikwereka ko ari danger naho ibigage abantu batunzwe n'ibigage kuva kuri ba sekuruza ba sekuru base nabo ubwabo
ibigage, inzagwa birihira abantu minerivare. yego N'ubu icyo ni icyo turabanza ndaza kukivuga nyuma cyangwa nkihorere nzakivuga ubundi. Ariko d'abord ikigage cyo n'urwagwa byo n'umuco kandi abari naturel. Umuvure ni igiti sibyo ni naturel. Ikibindi ni ibumba ni naturel. None ugasanga turarwana n'ibyo mu macupa na za plastique. ariko muri icyo kibindi n'uwo muvure hinjiyemo ba mafia bashyiramo ibindi bintu bitari sawa. Oya ntabwo ibyo ni urwitwazo. Ofete habaye ikibazo cyo kwitiranya. Abantu benga ibigage n'inzagwa ni abaturage bakoresha amaboko yabo byavuye mu masambu yabo. Hanyuma abo ni abanyantege nkeya rero. Noneho bikitiranywa n'abanyamafaranga benga ibyuma n'utwo tuyaga turimo za metanolu. Noneho leta yabo n'abantu bari gupfa bari kurwara kavuga ati ni biriya bibindi biba mu mwanda. Ntabwo ari by'ijana ku ijana, twarabyitiragije. Hari abanyenganda zino zafunzwe, hari abandi bo hagati bengera mu bikari, urabyumva, bakabeshya ko ari ibigage, ari amatafari n'ifumbire. Abo nibo navugaga rero. Abo ngabo ariko ndaza kubagaruka, akaba cya cyiciro cy'uwengeriwe ufite urwina. Ntabwo byananiranye kugira ngo ube wakubuseriva ubundi umuntu niba afite avuga ko yenga urwagwa ibikatsi biri hehe. Ibyo byakunanira. Ibishishwa biri hehe ibitoki. Ibikonko by'ibitoki biri hehe. Igikatsi kiri hehe. Urabyumva? Wengeye hehe. Urabyumva? Yego. Hanyuma uw'ikigage ukamenya ngo amamera wayanitse ryari. Ibyo ni ibintu ntabwo wayanika mu nzu. So rero ntabwo wagira urwengero rutagira ibikatsi mu Kinyarwanda. Abo bo hagati byari byoroshye kubarwanya. Nabo bagezweho. Hanyuma iyi nkubiri rero y'ibyuma kubera metanol urabona ko ab'ibyuma aribo baje nyuma kuko bari smart, bafite amafaranga, bafite naho baka ibyangombwa. Niyo bahagaritse n'urwego rwa leta rubishinzwe. Babandi bo hagati ko ari abo mu bikari, mu rutoki, mu bishanga, ntibazwi, nta nuwo basaba icyangombwa. Abyenga bitazwi, akazanira abantu mu buryo butazwi, byabahitana wowe niwe babanje. Urabyumva? Yego. Ariko uriya wa nyuma w'umuturage we bagomba kumurega kandi nibyo tuzaganaho. Ejo ndi tuzanabireba ku muganura bizagaragaza ko hari intuza bizabishya umuganura, reka byite gutyo. Ku muganura wa Kinyarwanda ni ikigage n'urwagwa. Yego. Noneho rero ntaguciye mu ijambo, ejo nabonye akavideo kuri TikTok Kenisa ari muri siporo ari kuzamuka imisozi mu baturage mu cyariyo. Aravuga ati muze mbahe umuganura. Turawuduhereza uwuhe muganura se ko ikigage n'ubushera babiciye ngo ndabaha amafaranga ngo uzanywa akabyeri ngo ngo akabyeri ngo ntago ari kumuganura. Oya ni muganura buri wese muganura ni erega abari umuhango wo kwerekana ko wakoze ugasarura. So wahinze muri banke rero asarurira n'ubundi muri banke. Kenisi ahinga muri banke sibyo se imbuto ye na amagambo. So ntibabyumva nyine baba oya bagomba kubyumva n'ubundi bagomba kubyumva. Uhinga mu muhanda, motari ahinga mu muhanda agasarura banke no. Ubwo turagiye rero nuvuga ngo faze y'ibyuma ije nyuma atari uko ariyo yagize yari ikwiye kugira resistance. Kuko metanol nyinshi niyo mu nganda z'ibyuma ziriya zafunzwe. Ariko kuba ko zifite ari iz'abanyembaraga basirimutse, bafite amafaranga, bakorera ahantu hasukuye n'ibyangombwa, nibo baje nyuma. Kuza nyuma rero kugira ngo nubwo bambwiye ati bidya makuru byinshi n'inzego za leta zagiye zibivugaho, ndasa naho mpera inyuma. Ariko norumaruma amateka ya kino kibazo hari inkuru ya BBC yasohotse muri kwezi hasohotse indi. Ariko hari inkuru ya BBC yasohotse mu kwa 11 2025 ibwira abaturage b'Ubwongereza UK, ibabwira ibihugu bagomba kujyamo bikandagira badapfa kunywa icyo babonye cyose. Yasohotse ku itariki 8 z'ukwa 11 2025. Muri ibyo bihugu hari urutonde rwari rwarasohotse mbere, bongeraho ibindi bihugu 11 harimo u Rwanda, Kenya na Uganda. So bivuze ngo urumva ni umuhora. Kenya, Uganda, u Rwanda. Tanzania n'u Burundi nta birimo. Kandi twebwe dukonsoma byinshi ibyo mu Rwanda, ibya Uganda n'ibya Kenya. Urumva twari tugeramiwe. Umwanzuro iyo nkuru irasohoka turayisesengura
kuri SKFM muri The Frontline n'umuyobozi w'ikiganiro atarazamurwa mu ntera, abantu barumva baraceceka. Nyuma yaho wa muyobozi w'ikiganiro amaze kuzamurwa, badutumaho batubwira ku by'inzoga, ariko ubwo zari zimaze guhitana abantu Rwamagana, Bugesera, ngira ngo na Ruhango. Ya nkuru yari yarasohotse tugeze mu nama turanabibabwira, tubwira Minaroke ko iyi nkuru yasohotse tukayisesengura ku mugaragaro, mwayikoresheje iki? Mwe mutegereje ko abantu bapfa? Ngira ngo na Minisante yari hari icyo gihe. Birangira gutyo. Hanyuma ejo muri kino cyumweru kuri 15 BBC yongera isohora indi nkuru yo ivuga n'ibimenyetso uko abantu bafatwa bira byose afandi yavuze. Ubwo ni muri kuno kwezi kwa karindwi. Hanyuma nyuma yaho nibwo tubonye itangazo, kangende noneho gake gake. Yego. Itangazo kuri 31 ni mu maseri 31 Nyakanga 2025. Itangazo rusange Rwanda FDA, ibyemezo kwitumizwa mu mahanga rya alcohol, ethanol, nitro spirit hashingiwe ku itegeko nimero ririya rya 18 ryo kuwa 9 z'ukwa 2018 rishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda FDA, Rwanda FDA, rikanagena inshingano, imiterere n'imikorere yacyo cyane cyane mu ngingo ya 9 agaka ka 2 mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. 31 z'ukwa kangahe z'ukwa 7 2026. Ibiri muri rino tangazo nibyo byari muri ya nkuru ya BBC ya Novembre 2025, nyuma y'amezi 8. Bati kurengera abaturage, ubuzima bw'abaturage, Rwanda FDA iramenyesha abakora ibicuruzwa, abatumiza mu mahanga, abadandaza n'abaturage muri rusange ibi bikurikira. Icyambere, impushya zose zo gutumiza mu mahanga alcohol, ethanol, nitro spirit zatanzwe mu Rwanda na Rwanda FDA zirahagaritswe kandi zivanyweho guhera ubu. Abarafite ibyangombwa byo kuyinjiza mu gihugu birahagaritswe. Icya kabiri, ubusabe bwose bwagejejwe kuri Rwanda FDA bwo gutumiza mu mahanga alcohol ya ethanol na nitro spirit burahagaritswe kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza. Nuvuga ngo rero tangazo icyo risobanura niki? Abafite impushya zirahagaze, abazisabaga musubiza amerwe Isa. Nyuma y'amezi 8 ariko twarabivuze. Ndabivuga ko icyo kiganiro nari nkirimo. Inkuru tuyisomera abanyarwanda, turanabisesengura. Aha, ubwo si 31. Yego. Kuyambere ngira ngo aha niho umuvugizi wungirije wa guverinoma Uwera Jean Maurice ari nawe twakoranye icyo kiganiro hano, yavuganye na radio Ishingiro ati, niba nta kintu gikozwe mu maguru mashya ngo izi nzoga zitujuje ubuziranenge zirandurwe, twazisanga mu myaka iri imbere nta rubyiruko dufite ruzaba mu bashinzwe umutekano, ruzaba rutuvura cyangwa ruzaba abayobozi. Twazisanga twese nta n'umwe ushobora gutabara undi. Niba wumva abacuruza izi nzoga zitujuje ubuziranenge nabo ubwabo batazinywa kuko bazi ko ari uburozi, nawe ntiwagombye kujya kuzigura ngo uzinywe, ahubwo twese twafatanya mu kuzirandura. Uwera Jean Maurice, umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ibya bindi bajya ungisha impaka dore nawe niko asinya kuko arabizi ibya ari byo. Wabyumvise? Umuvugizi wungirije yego wa guverinoma. Areka twa nawe ni bicemuye mwana. Good. Kona ko nikaje hari. Iyi nayo ni na hano ni kuyambere ikigo cya leta Rwanda Broadcasting Agency RBR, amakuru mashya.
Rwanda FDA yafunze inganda 8 zenga inzoga ndetse inazambura uburenganzira bwo gukora. Inganda zafunzwe ni Inguvu Gin Limited, NBG Limited, Skydrop Industry Limited, Africana Buffalo Limited, Nopa Company Limited, Roots Investment Group Limited, Rugari Agro Processing Company na Zonguru Industrial Liability Company Limited. Rwanda FDA ibinyujije mu itangazo ryayo yanasabye abaguze inzoga zikorwa n'izi nganda kuzikura ku isoko immediately. None itangazo nuko nazanye ry'icyongereza ariko turagerageza. Itariki ebyiri bose Nejo abyumvise amaseri. Okay. Public announcement. Iratangira ivuga ati hashingiwe ku itegeko rya rindi twavuze, aravuga ati mu nyungu z'ubuzima rusange Rwanda FDA iramenyesha abacuruza, abakora, abakwirakwiza distributeur n'abanyarwanda muri rusange amabwiriza akurikira. Icyambere, Rwanda FDA ihagaritse burundu ihagaritse inganda zakoraga ibinyobwa tuza kubona inyuma. Reka tubanze turebe izo nganda ntacyo bitwaye. Ikigaragara cyo ni inganda 8 ariko ibyo zakoraga biri mu bwoko 38. Turi kumwe inganda zingahe? 8 zikora ibintu bingahe? Birenga 38. Uruganda rwa mbere Ingufu Gin ibinyobwa 10 yakoraga byose byahagaritswe. Uruganda rwa kabiri NBG Limited ibinyobwa 6 byahagaritswe. Skydrop Industries Limited ibinyobwa byo mu bwoko 6 byahagaritswe. Africana Buffalo Limited ibinyobwa byo mu bwoko 6. Nopa Company ubwoko 3. Roots Investment ubwoko 3. Rugari ubwoko 2. Na Zonguru Industrial ubwoko 2. Ubwo ni 38. Noneho mwitangazo nyuma y'izo nganda zahagaritswe bakagira bati icyambere zahagaritswe, icya kabiri ibyo byakoze byose bigomba kugarukurwa ku isoko. Icya gatatu, Rwanda FDA irasaba abanyiriza inganda gutangira kugaruza ibyo bamaze gusohora aho biri hose. Cyakade Rwanda FDA irasaba banyiriza inganda gukorana n'ababafashaga gukwirakwiza ibi binyobwa. Icyambere kugarura kubikura mu bakiriya babo bakabigarura, hanyuma abakwirakwiza donc abaranguza bagomba kujya kubikura mu badetaya muri babandi babicuruza, hanyuma babandi babikwirakwiza bakabigarura ku ruganda. Kucyumva akatarimo nako gusubiza amafaranga, ariko ibyo bindi bizaca mu zindi nzira, niba ari imanza niba ari iki, ariko bakabaye babasubiza amafaranga. Icya gatanu, Rwanda FDA irasaba abanyenganda gukora raporo mu minsi 3 igaragaza ibicuruzwa byakuwe mu bantu bikagaruka ku ruganda mu minsi 3. Ubwo guhera ku itariki 2, ubwo wenda tubari rihere 3 enye 5, ubwo raporo igomba gutangwa bitarenze 6. Icya gatatu, Rwanda FDA irasaba abakwirakwiza, abaranguza n'abadetaya babandi bacuruza ku mapiese muri botike, yego babino bavuga ko basaba ko gusubiza ibikiri mu maduka byose guhita babigarura. Ati icya karindwi, kutubahiriza ibingibi bizagira izindi ngaruka.
icya munani Rwanda FDA irasaba abanywaga ibi binyobwa guhita bahagarika kubinywa. Icyitonderwa bati ikinyobwa cyaba kiri kuri uru rutonde cyaba kitari kuri uru rutonde ariko kiva muri rwa ruganda nacyo ubwo kirahagaritswe. Numva ngo ntabwo ari 38 gusa. Basanga ari byo bagiye bibagirwa batazi amazina yabyo. Yego. Ni ukuvuga ngo urumva uko ikibazo cyagiye kizamuka. Ndacyumva. Hanyuma hagakemurwa ikitari cyo. Twageze mu Masaka gute? Sinzi impamvu ibintu uri kuvuga ari nabyo Rutanga ari buze kuvuga. Okay. Noneho dore inkuru yo kuri 15 ejo bundi. Z'ukwa karindwi ya BBC. Yavugaga ngo abakera rugendo bagomba kwitondera ibihugu birimo uburozi bwa methanol. Ufite ikibazo kimeze giti. Rwanda FDA iri gutanga mu itangazo iravuga guhagarika ethanol. Kandi ubundi ethanol yo ntacyo yakabaye itwaye. Irakora no mu buvuzi no muki. Ariko benshi bazanaga na methanol ari nayo yica. Bakitwikira ko bafite ibyangombwa bya ethanol bakazana methanol nabo bakayivangamo. Ingaruka wazumvise afanda bivuga abantu 50 bamaze gupfa mu mezi 6, abantu 100 bamaze guhoma mu mezi 3. Abo nabamenyekanye. Urubyiruko abajene bagera muri 20 bari kuri dialyse kubera impyiko zashengabaye. Ubundi dialyse nta muntu wo munsi ya 50 wijyaho cyetse ari ikibazo gikomeye. Afande uko abivuga abyegereza umutima nkanje. Avuga ati aba bantu bakunda amafaranga ariko bakunde n'abaturage. Iyo ukunze amafaranga nukunda abaturage ingaruka ni nyinshi cyane. Ubu nta hantu kibona umuyede w'imbaraga. Hano hose barazezengeye. Amapantara aragwa, udutama twarabyibye. Babyumva? Umuntu wafataga inka akayiheza. Ubu kuri no sani hene ni ishobora. Ariko se harimo. Ngwingero se tutemberane muri quartier ngenda nkwereka ntuyu ni icyuma kimwishuye ni icyuma. Ati ni hene ntabwo yashyira hasi. Hari akarere utabona amabayede we. Agera saa ina gatangira gusinzira akicara inyuma y'inzu. Hari akarere utabonamo umuntu wabasha guponda isima. Hari akarere utabonamo umuferayeri kugonda icyuma. None wa mugani wa fandi wowe mucuruzi nyiri uruganda ntuzakenera abafundi kuri kubica se. Ntuzakenera se umukanishi azavahe ko wamurangije se. Ntuzakenera se umuzamu. Ntuzakenera se umushoferi. Nukuvuga ngo gukunda amafaranga udakunze abuha nawe ntiwikunze. Isaha n'isaha uzahurira nabyo imbere cyane. Sibyo se. Neze rugira umuzamu usinzira ntibazakwiba. Baguhereza se. Ibi nibyo byakabaye biba centre d'intérêt y'umuntu wese umushoramari. Ndabizi bano bantu zino nganda zafunzwe zifite ba nyirazo bafite ibindi bikorwa. Barungutse bihagije. Baguze amahoteli, bubatse amapartoma. Ariko si hoteli zakoramo nde waramurangije. Urumva ngo wageze iyo ujya kandi abo bantu urabakeneye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inkuru iragira iti hari ubundi inkuru ishingiye ku muntu wagizweho ingaruka n'ubu burozi ahita ahinduka umushakashatsi wo gukora kuri ubu burozi bwa methanol. Yitwa Kora mu McDonald. Yagiye muri Laos hanyuma avanayo anywa icyuma, anywa inzoga irimo methanol, avayo atabona
urabyumva yego arahuma kandi yamaze iminsi ibiri nyuma y'iminsi ibiri yahise ahuma ahita afata ingamba ubwo byari muri 2024 afata ingamba yo gukorana na guverinoma y'Ubwongereza muri kampanye yo kurwanya iki kiyobyabwenge. Ntabwo ndayisoma yose ariko yaragira ati niyo wanywa mililitiro 30 a single shot mililitiro 30 yakurangiza uri umuntu mukuru utanze amafaranga ati smaller amount can cause serious and permanent harm including blindness. Akantu ka mililitiro 30 utera kiroro rimwe ku mafaranga make kakubyarira ingaruka zikaze zirimo no guhuma. Uwo ni McDonald aragira ati ibihugu 29 ubwo bya 11 byasohowe muri Novembre byasangaga ibindi 18 byaramenyekanye mbere ugana muri 2024. Ibyo ni 11 harimo n'u Rwanda byiyongereyeho mu kwa 11 2025 biba 29. Aragira ati nabyo turayigarukaho ibi bihugu byinjiza metanol mu bihugu ibi bihugu bikwirakwiza metanol bikwirakwiyemo metanol kandi guverinoma y'Ubwongereza yaragiriye inama abakomoka muri icyo gihugu kujya bagenda bikandagira bya bindi muri ya nkuru ya BBC yo muri 2025 ati ibihugu biri danje cyane abakerarugendo batagomba kugendamo ngo bamwe ko babonye Indonesia, Laos na Vietnam. Aho ngo ni danje cyane. Indonesia, Laos na Vietnam. Uyu ukora ubushakashatsi yanduriye muri Laos. Yego. Ati mu bandi bapfuye harimo umudamu witwa mu bandi bapfuye bazira kunywa metanol harimo Margaret Makiz w'imyaka 38. Yes. W'imyaka 38 umwongereza. No, Stockport. Ati uyu yabaga mu gihugu cyitwa Bali atangira akorana business n'umuntu witwaga ko akora acuruza vin wine acuruza divayi na restaurant. Noneho ajya kugurayo avuga ati uyu muntu arazwi afite ibyangombwa. Yari afite business yo gucuruza wine agahita judgment igavuga ati arahanutse angiza akagabo intambara ikaruta kwa judgment kandi ndi umugabo ibintu birenze donc ibintu birenze byari bikenewe kwa. Icya kabiri mu masa hagati y'amasaha 12 na 48 umaze kunywa hahitaza ibimenyetso byo kubabara mu nda, isereri, hyperventilation, kubura umwuka hari, breathless, guhumeka nabi, guhuba, kujya muri koma na convulsion. Convulsion ni nko kurabirana, ibimenyetso byo kurabirana. Yego. Ikindi cya gatatu ati ikintu igikaze cyane n'ubuhumyi. N'ubuhumyi urahuma utabasha kubona mu rumuri, wareba mu rumuri amaso akameneka akakurya ukareba icyezi rimwe na rimwe ugahuma burundu. Ambedetya nuvuga ngo abantu 100 twavuze afandi yavuze nagira ngo na Minisante ivuga nababashe kujya kwa muganga. Ariko metanol bayaguciye udutsi tw'ubwonko tujyana mu maso. Yego. Nuba bakiriho batarajya kwa muganga ntashobora kureba mu zuba.
muri izi nganda nubwo nge ntari buzigarukeho nyinshi zagiraga ibinyobwa biryoshye pe, ariko uwayinyoye donc usambira bameze atyo abareba gutya amaso ajya kumenyera mu masaa 5 urumva mu masaa 5 nibwo amaso amenyera agatangira kuvuga, ubwo nabwo ni ukubera imbaraga z'umubiri we uko yariye nuko yaruhutse nibyo bibasha kurwa, nuko arya imboga nuko arya imbuto no kunywa amazi. benshi rero mu bakonsomateri babina ibyo ntibabyishoboza, yagura imbuto ze, urarwanira inzoga ya 800 wagura ikiro cya 2 cy'imbuto, reka oyinyo kugira ngo ibyo bikire bisaba kurya nibura amaronja 2 buri munsi ukamara icyumweru, nibwo iyo kubona kwawe bigaruka. Uwo muntu urwanira icyuma cya 100 yagura imbuto za 2. Reka uwo muntu urwanira icyuma azibuka guhekenya agakaroti agakuye hese. Okay, nuvuga ngo abantu bagendaga bashira tureba mu makaritsiye buri wese yikontroye, wabona abantu mwegeranye nahari iwawe umunsi mpaza hariya muri iriya koridoro hagiye mbabona hari aho batarise ugasanga umuntu yari umusore pantaro ziratakara arakenyeza umushumi. Ibihugu rero ngibi, the full list of countries listed as posing a risk of methanol poisoning are Brazil, Bangladesh, Cambodia, Costa Rica, Ecuador, Fiji, India, Indonesia, Iran, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Libya, Malawi, Malaysia, Mexique, Maroc, Nepal, Nigeria, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Rwanda, Thailand, Turkey, Uganda and Vietnam. Iyi lista z'abari bishyira imbere mu kiganiro. Yego. Urumva muri Afrika igice kinini ni ibihugu bitatu, muri East Africa bitatu byose muri 7 biriho. Ukumva ko ari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ibindi birimo nibyo muri Maghreb, Libya na Maroc. Nigeria byo ntibyabura. Nigeria nagatangara. Ariko Afrika y'Amajyepfo harimo Malawi yonyine. Ariko urumva kano gace ko karageramiwe n'umurongo, nubwo twagaritse inganda za hano mu Rwanda. Uganda ni umuturanyi, inzoga za Uganda zirinjira, iza Kenya zirinjira. Urumva wenda iyo biba ari Maroc na Libya ho ni kure, ariko abo ngaba n'abaturanyi. Hari n'ujya akakizana mu modoka akizaniye inshuti. No, hanyuma ikindi narimo na kadrebe niba minister yansubije, kuko hari ikindi batavuga cya kigoye, bino bintu byo gukunda amafaranga utitaye ku baturage, kandi ejo ni umuturanyi. Erega ubwo navuze na babandi bacukura imva irusoro, nibangirika se zizageze zicukurwa nande? Ni machine. Imashini bari icukura. Ishireho n'iriya beto. Sha reka nze nkwereke nabajije kandebe niba yansubije. Hari aspect abantu bose basesenguye kuri no nkuru ntabwo aransubiza. Abantu basesenguye kuri no nkuru ntabwo bari kubona ko bare abanyenganda barabona amafaranga, sibyo? Abaturage bangirike baba umuzigo kuri societe d'abord ibakora. Ariko Minisante, imibare ya Minisante, ese Minisa Dr. Sabe izo za dialyse noneho zikenewe n'urubyiruko n'abasaza bo bari bazifite zihagije. Minisante se yarabyiteguye ko azaboneka crise ituma urubyiruko rukenera dialyse. Ubvise pakete ya mbere nyiri uruganda irye yaribitse, ariko Minisante igomba kujya kongera imiti. Hanyuma se ko bari kugenda bahuma, les ophtalmologistes bo mu Rwanda barangana iki ku buryo batabara abo bantu bari guhuma? Facture Minisante, urabyumva? Minicom na PSF n'abantu bayo ifaranga baribitse, ariko Minisante irahangana n'ingaruka za izo ndwara zose, impyiko zirangiritse, guhuma no kuba inabute, kuba udakora.
iyo miti abo baganga barateguye. Ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero mije prof amakimbirane mu muryango, sibyo? Nyiri uruganda yinjije, ahubwo mije prof tuzajya tuvuga ngo kuki amakimbirane adacika. Umuntu wanyweye icyuma hari icyo donc poor judgment. Umuntu wanyweye icyuma poor judgment. Ashobora kugenda asaba amazi ashyushye, babyumva bayamuha akumva arakonje, poor judgment. Ashobora kugenda atabona akibeshya umuryango we, bakamufata nk'uwaruje kugira gute kwiba iki kindi, kwiba umugono, kwiba ibintu, kwiba umugono. Kubera iki ntari kubona amakimbirane. Icya kabiri, uwo muntu utahadandabirana ufite za conversion mu buriri hari icyo arashobora. Hanyuma uwo babana niyigenza ukundi, ikimbirane rivuga. Icyuma kisha umuntu umwe mu rugo, hari inshingano adakoze, babyumva, mugenzi we arebye uko yigenza kuko ni umuntu afite umubiri, ikimbirane riravutse kubera icyuma. Soza ibi byatangiye mbere, ubu mu mateka y'iki kibazo ntabwo nahereye hagati, nahereye ku nkuru ya BBC, ariko ubonye ko ahandi byatangiye 2022 2024, ngiye personnellement 2022 tukiri muri corona itaravamo haje inzoga yitwaga Kibamba, niyo ya mbere. Kibamba igarika Ingogo, Busanza, Kanombe, ku Murindi, Indera, hano mu Myembe muri kiriya gice Flash yakoreragamo, benshi ariko benshi abantu. Ngewe personnellement nagiye muri iyo nkuru na mugenzi wanjye w'Intyoza Theogene Munyaneza, tuyijyamo Igasogi. Yari yatangiye guteza amakimbirane. Umwana wa mbere, umusore wa mbere yishe, bavuze ko ari umukobwa wo mu kabari wa Muroze, ngo ko yamubenze. Byumva? Yego. Urumva byabaye ikimbirane mu muryango, kandi ari inzoga iri kubamara. Turagenda, imibare imaze kuba myinshi pe icyo gihe. Turagenda tugiye kureba ngo dushaka uwo mukobwa, ngo tumubaze icyo yapfaga n'uwo muhungu. Tugezeyo tubanza amabutike arimo za Kibamba, bati si inzoga biti butike ya mbere. Ati bati bamaze gupfa ari benshi, ati nahari bari gushyingura, hari bari gushyingura, hari bari gushyingura. Ati kandi baravuga ko bose bapfa babanje guhuma. Butike 3 bose abazicuruza batubwira ko bapfa babanje guhuma. Haramaze gupfamo n'umwana utari umunyarwanda, wari impunzi mu Rwanda, wigaga ku ishuri rimwe hari hafi yo kwa wa mugabo wavuze wafasha ka video ari muri sport. Uwo mwana amaze gupfa nawe. Uwo munsi hari hashyinguwe abantu 3. Nge n'amaso yanjye nabonye imodoka Daihatsu ipakiye umurambo, n'ifoto ndayifite hariya neza Igasogi. Uyu muhanda bari batarawukora, ariko wari uhari ari itaka gutya munsi mu kaboko k'iburyo uzamuka. Uwo mwana yigaga ku ishuri ryo mu kaboko k'ibumoso ubabanje gutambika. Iyo modoka ivuye gushyingura, bararira. Turatambika turi guhiga wa mukobwa, turamubura, baturangira nyina wabo. Urumva nawe yarihishaga azi ko abantu bari kumuhiga, bavuga ko yishe umuhungu. Nkaho ibyo bidahagije, umukobwa tumubuze, ariko tumenye amakuru, tujya hirya. Tugeze hirya tuhasanga umugabo ntubu nahabona witwa Bahati, w'umumotari. Uzi byari byaraye bimubayeho, yari yayisangiye n'umuntu. Uwo nawe uwo bari basangiye twasanze bari kumushyinga. Bahati bayirokotse byagenze bite? Bahati yari umumotari, aragenda arayinywa ku muhanda haruguru. We yaratuye munsi y'umuhanda ubanje kwinjira muri quartier. Ndakumenyesha ko moto atayegejeje mu rugo, amaze gusangira n'uwo atareba. Moto yayiraje mu miyenzi, akuruza ikibuno agera mu nzu. Umugore bari uza kurwana nayo. Uwo twamwisangiye muri salo, Bahati twamwisangiye muri salo nawe, kugira ngo bamenye ko byamubayeho. Abantu baje kumubwira ngo kutajya gushyingura mugenzi wawe mwaraye musangiye.
umunsi umwe ijoro rimwe pa baraje bavuga ati kutagiye gushyingura uriya mugabo si inshuti yawe ntimwaraye musangiye basangiye icupa agacupa kamwe umwe asoma asubiza undi ntabwo ruvuga ngo umwe yaguriye undi icupa rimwe basangiye rimwe umwe arapfa none wa wundi basangiye aho kugira ngo urumva niba bakabaye yatabara bwa mbere basanga ntabona ati bahati kutagiye gushyingura runaka harya mwebwe muri bande ntabona ahubwo se moto agakabakaba nta n'ibikezi abona ntabona nyine turagenda atusubiramo iyo nkuru ukuntu moto yaraye mu miyenzi atubwira ko we icyamukijije sasa moto imaze kurara mu miyenzi umugore amaze kurwana nayo yifashishije abantu bayigeza mu gikari mu rugo umugore yahise ahamagara mushiki w'umugabo amubwira ati musaza wawe dore ntari kubona ataye moto mu nzira yego nyabureka napfa mumenye ko ntabibabwiye yagize ubwoba umuntu usiga moto ariyo suka ye akayisiga ku nzira urumva abayikunze yarageze kure akuruza ikibuno kugeza ku rugi atarureba kandi ntabwo byari bwije cyane cyo kwa gumanza byari nka saa 2 noneho umugore amaze guhamagara mushiki we ahamagara nyina ati bahatarapfuye ati bimeze bite umukecuru bimeze bite ati gutya na gutya ntabona yaraje moto mu miyenzi gutya na gutya umugore ahita mumushakira amakara umugore nyina abwira mushiki we ngo genda ushaka amakara sinzi niba ari ibiti bibonetse byose mushiki we araza ahonda ya makara bahataranywa araruka niko gahenge twamusanze afite abasha no kuvuga byibuze yabashaga kuvuga ari nubwo atareba iyo umugore adahamagara nawe uwo munsi yari gushyingurwa bukeye umugore we yahamagaye muramukazi ahamagara nyina ati mugire vuba mushaka amakara twasanze amaze kuyama ubwo byari 2022 gitifu w'umurenge muhamagaye arambwira ngo donc kibamba yicaga abantu bakavuga ngo ni ibigori byo ku muhanda ni amafi bokereza ku muhanda donc ahubwo abazunguzaye ari bo ikiboko kirimo birangiye ubwo ni inkuru nyinshi zari zarakozwe n'abantu benshi ariko zimwe zigoretse kuko nk'iyo ngiyo yuko umukobwa yaroze uwo muhungu yuko umuhungu yarozwe n'umukobwa byaciye mu gitangazamakuru cy'uwo mugabo uhatuye noneho haza n'indi nkuru nayo ivuga ukundi biba ngombwa ko mbwira wa muhungu w'intyoza tujye kureba natwe none tugezeyo duciye mu mabutike bose bakavuga guhuma none tugira amahirwe nubwo tutabonye wa mukobwa babeshyira ko yaroze tubona noneho victime wabyo direct abashyingurwa turababonye abacuruza turababonye tubona n'uwo byabayeho wabirokotse muri biruzuye noneho inzego ziterateranya za nkuru zose urumva intyoza irandika ariko ubwo ngewe nabigenje sinibuka aho nanyinjije iyo nkuru ariko intyoza irandika nanjye ndakora na za zindi zabanje abantu barabyiga iyo urwo ruganda bararuhagarika ariko mbwize ko bagitifu bavugaga ngo ni ibigori byo ku muhanda ibigori byose bikica bihumisha nicyo gihe abantu bagombaga kugira ese urwo ruganda raporo yo gufunga urwo ruganda yagomba kuba irimo detail biraterwa n'iki ntabwo ari uko abantu bapfa ahubwo no kumenya ngo iyi nzoga banyoye ituma bahuma urumva guhuma byatangiye icyo gihe guhumishwa n'inzoga no gupfa byatangiye icyo gihe abantu bararangara cyangwa se ntibabiha umwanya ubu amateka y'inzoga zirimo metanol kwica guhumisha kurwaza mu nda atangira icyo gihe iyo nzoga urwo ruganda rwitwaga Kibamba niko yitwaga Kibamba abayinywaga bayitaga Kibamba yari ifite ibara rya shokora yasaga n'ino shati babyumva aho niho byatangira abantu bagomba gufatira na Minisante Rwanda FDA RSB inzego bakicara kavuga ngo ni ibiki byari bikoze Kibamba bamara kubibona ko bati none se tuzongere tugira izindi
za Kibamba zihitana abandi. Umwanzuro wari gufatirwa aho ngaho, mugende murebe raporo ifunga uruganda rwengaga Kibamba. Icyo gihe hafungwa Kibamba n'izindi zagomba guhita zikorerwa ubugenzuzi, ntabwo ariyo yonyine. Nuvuga ngo ubwo ni inganda zibaye inganda 9 Kibamba yafunzwe icyo gihe, ariko ntabwo iyo bakurikirana bakareba ibitubye Kibamba ifungwa, bakareba ibigize iyo nzoga ya Kibamba, bakareba no mu zindi niba nta zindi zibifite, izi nganda zari guhwiturwa hakiri kare. Yego. None turategereje, tugeze mu mfu 50, abantu 50 mu mezi 6, benshi abahumye 100, abasore bari kuri dialyse na za magweja zirwa zisirikira hano zidashoboye kugira icyo zikora. Shatabaga n'inkoko ndakora. Taterura naka kantu. Yo wowe atabaga inkoko cyangwa urukwavu. Ukamwe noze tuzasigarana bameze bati. Wa mugani wo muri dore. Soreze muri sati dukomeje gutya, bikomeje bitya. Niba nta kintu gikozwe mu maguru mashya ngo izi nzoga zitujuje ubuziranenge zirandurwe, twazisanga mu myaka iri imbere nta rubyiruko dufite ruzajya mu bashinzwe umutekano. Hariya bisaba imbaraga. Haba tuvura. Ibaze batanze itangazo bakeneye abapolisi 200, hakaza 300, harimo 200 bamagweje abandi budupantaro dutakara, bakinjiza 100, bashakaga 200. Uruzaba rutuvura kwiga wapi? Uruzaba abayobozi twazisanga twese nta numwe ushobora gutabara undi. Niko bimeze. Neze ubundi waterwa uwo muntu wagiye adandabira natabona yagutabara ubundi. Dusipoze ko ari kumujura guteye cyangwa inyamaswa. Yabyuka se. Nishwe. Hariho se. Ese ko abajura batera nijoro? None abagabo benshi bakabataha bananiwe. Ninde watabara undi wamugana? Agize icyo cyuma atashye ahumye, atashye saa 8. Uwo yatabara umuntu watewe saa 9. Nishwe. Ariko ahantu numvise ari uduhungu tudusore ngo tugera muri nka 7 turenze 5 tuba ahantu hamwe, tubyuka saa 8 z'ijoro, tugatega mu muhanda abamotari abagenzi tukambura amatelefone. Babyumva ariko haraho ngo twabigerageje hahinguka undi musore wakoze ijoro nawe ari bwatashye, natwe twari twamagweja nuko nyine ayo masaha nawe urumva atumerera nabi, ari motari hafi kumwaka moto, umugenzi kumwaka telefone, bamwe guzana telefone yawe ariyo telefonesha. Haza umusore ahigika ari nko guhuha, ari nko guhuha, namubonye nawe ntabwo arenze cyane, ntabwo nuko nutunda ari ntatwa, natwe tuba twamwe ibyo byuma. N'ubu muri iki gitondo ndi kuza ku kazi mba mwana we nta bantu dufite aho hantu kuri kwatsindira se. Aho hantu ko numva uri kwatsindira kandi kwatsinda kandi wumva byihutirwa ko oya ntabwo byihutirwa agomba gutunga gatoroshi. Hari abayobozi kamene nubwo ninjye nanga raporo z'umutekano muri quartier, ariko nabibwiye irondo n'urugero natangaga icyo ubundi iyo ntanze bene izo ngero no kugira abantu batumva ngo ndimo ndaspekira ndagenda mu kirere. Dutemberanye ntabwo hashira iminota quartier, ntabwo twashira iminota ntarakwereka umuntu wabaye zezenge kubera ibyuma pe. Benshi agatsinda ntibarya bitesha petit d'abord, ariko nababinywa ntibafite niyo kugura ibiryo. Abyumvise? Yego. Apeti ntayo? No bakinywa bavuga ngo kibatera apeti. Yikisi, arya ikisi. Hari umuntu wabona ari kunywa icyuma afite na burushete. Nese burushete kwigura icyatanu icyuma kigura 700. Ako byakunda. Barashize ndabyibuka mwizindura aho nagiye sanga n'uwakanyakanyaga. Hari umuntu wabitangaga igice. Urumva akagenda akajya kugikwa mukanya ukabona raje ati mpagace, bakamusukira icyuma cy'igice, akaba arasomye aragiye cya gice kindi akaza kukinywa nyuma arakora nacyo niyikubita inyundo ati poor judgment, undi kaba karaha mu mufuka w'inyuma. uwo niyikubita inyundo rero kuko afite poor judgment,
ntabwo wambwira ngo arabona yatangiye guhuma kandi akazi ke ni ugutera umusumari inyundo arayikubita ku rutoki. So ni byiza nibyo kwishimirwa ko ingamba zafashwe ariko zaratinze ntabwo twakonsiyantije abantu hakiri kare, kuko abo bantu bari kwicwa n'icyuma umwe muri bo uzamukenera wabishaka utabishaka, wakabaye ibintu byose ukora uvuga uti ni gute. Icya kabiri rega no kwihemukira, mbese ubwo abapfuye 50 n'ijana ryahumye si abakiriya bahombye, abo bazongera kugaruka se neza ubwo baracyari abakiriya. Neza ko utakora business uvuga uti abakonsomateri banjye babeho mirere na mirere bajye bahora baza kubaza, none mu mezi 6 harapfamo senkani andi 6 senkani bikomeje gutyo mu myaka 5 nta bakiriya waba ugifite, sibyo se? Niba mu bakiriya havamo senkani mu mezi 6 ubwo ni ijana mu mwaka, mu myaka 5 s'abantu 500 se nta bakiriya ugifite. So kora byiza ku buryo ababikonsoma babaho bakabaho neza kandi bakifuza guhora baza kubikonsoma. Iyo conscience nta yihari. Minicom na PSF ako niko kazi kabo. Uruka cya kiganiro nagohe mubaza ngo abakire bigishwa nande kuri ya kesi ya mahoko ya wa mucuruzi bigishwa nande. Ninde ubwira abantu ngo kora ibintu bizima bituma abantu baba bazima bazakubere bazima bahore bagukonsoma. Izindi nganda ziramara imyaka 50. Okay, mwarungutse bihagije mujye mu bindi cyangwa se inganda muzihindure zikora ibindi, zenga ibigage zenga inzabo. Habayemo ku ntabwo twabyitayeho ku gihe kandi ibimenyetso byari bihari. Erega abo ngabo uri kuvuga ngo bagaruke benga ibigage benge n'inzagwa, niba ibyuma bitangira kwengwa ngo byengwaga ari bizima bitarimo uburozi, wasanga n'izo nzagwa n'ibyo bigage n'ubundi babigenza gutyo. Ariko ntabwo nese ba perezida controle y'igihugu niba bahagaritse ikwirakwira rya uko metanol ziza ntabwo bivuze ko zitazaza mu gihugu, ariko zizaba kuva ku ruganda mu bwato mu modoka bikakorerwa protocol ku buryo nta uzanamo metanol cyangwa se hari habaye ikibazo uranyibukije icyo gihe hari indi nkubiri yabaye yejo bundi ya za Salama. Aha uwakwirakwizaga metanol baramubuze yahise acika na hariya bagomba gufatiraho, ariko reka dufate ko ari amaseri, ariko nabwo icyo gihe hafunzwe inganda nto z'utwana abantu nabo ngabo abo ba victime bakajya bavuga ngo ariko ngo ko ruriya rwo nta byari bihari. Bayigwe nuko rero byafatiye ingamba, reka dusoze utahe. Yego, Premium Construction Group ni abanjeneri beza cyane b'abahanga, ifite amafaranga ya rwose bakubakira inzu nziza kandi ikomeye iramba uzabamo imyaka mirere na mirere. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB, baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, urumva ko ibyo bakora barabizi neza cyane. Mwari ngenda ndashaka kuzabaha akazi ko kunyubakira inzu. Karibu kabisa Tom arakumva. Tom rwose hazanankope nta kibazo sibakopa tuzavugana. Yego, bafite n'ishami i Rusizi rishobora gusavinga Karongi ndetse n'abanyamasheke, baraza ikibanza cyawe bakakireba bakagipima bakamenya gishobora kwikorera tone zingahe. Ntago ari ugupfa kuza ngo bahite bubaka, oya barabanza ibyo byose bakabigenzura. Ni abantu beza cyane rero, ni mubahamagariye kuri 07844252 cyangwa 0785598046. Yego, muri Vista Kigali naho rwose ni ahantu heza, ni ahantu hanini, ni ahantu hagutse, ni ahantu bafite amasare meza yakira inama, ubukwe, ibirori bigiye bitandukanye. Ni ahantu bafite ibyumba byo kuryamamo, ni ibyumba binini byagutse, ni icyumba gifite n'uruganiriro, ni icyumba gishobora no kwakira imihango yo gutwikurura umugeni. Urumva ko ari icyumba kigari cyane, bakagira igikoni cyiza, banacumbikira n'abageni rwose iyo aho bagutwikurira ubundi ushatse banaharara. Bakagira igikoni cyiza gitekera abantu neza, mukarya ibiryo bifite isuku kandi byiza. Bakagira mucoma uzikotsa,
ugira isuku wabyize. Ibyo byose ni muri Vista Kigali. Bakorera mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, nabo ni mubahamagare kuri 078 540 840. Yego, Hanika nayo nkuko mwabyumvise mu kavideo kabanje, ni ahantu heza cyane, ni ikigo ni ikigo gifite imbaraga. Iyo umwana wawe ahize segonderi atahana provisoire byanze bikunze, yahiga kaminuza agatahana perimi. Nk'ibyo bidahagije, umwana wahize segonderi yahize kaminuza agabanyizwa 50%, wishyura kimwe cya kabiri cyayo ugombaga kwishyura. Ntari singo mu ndumva Mero Sibirink nari nyibagiwe, ubwo banyihanganire. Utivuze twaje kwibakirwa niyo bari kumve cyane. N'ubundi ndagacishamo. Rero ni abantu beza cyane bashobora kugufasha gukontorora business yawe. Abanyenganda, abanyamahoteli, abamaresitora, abafite amasitoke, mwese ni mubagane, barabahereza systeme yitwa Mero, izajya ibafasha kumanaginga ubutunzi bwanyu, ukamenya ngo iki kivuyemo, iki kinjiyemo, iki kigiye aha, iki kigiye aha. Ibyo byose nk'ubu nk'izi nganda bafunze, iyo ziba zaragibanje kumenya Mero, ubu zari kuziba zivuga ngo dore aha hari tonizi, aha hari litiro zingana gutya, hari ahanga byose genda uvane ibi ngibi, genda uvane bakongera bagahita baza. Ariko nanone ubwo na Rwanda FDA ikamenya ngo, ikajya muri systeme y'uruganda ikabati ko wari wasohoye ibingana gutya, hagarutse ibingana gutya. Nibyo ngibyo rero yababwiye ati bimwe barabinyoye. Nibyo ngibyo rero, reka nshimire mwarimu ku kiganiro cyiza aduhaye. Ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka.